10 nahemera ariko ubwo rero nyine ni wigira umwana nakazi kawe dahita nkoresha uburyo rwose mama kwirukana direct nyine nawe umva ikibazo iki ni hamwe kwemera ndemera pe ku 10 ntago nari homba ariko ibi bintu sinzi ukuntu babikoresha umva ese uko tuvuye kutara gukora ibintu na rimwe nyine nabikoze kera nyiri muto byandi byo gukina iby'abana uye rero uyu munsi ugiye gukora ibintu by'abantu bakuru noneho ngiye wenda nakwereka video za zindi bita porno wari wazireba numva ndamutse nabira uyu munsi rwose ndumva ndi muri mode yo gukora ibintu mana yanjye kagahungu kanise ko twashwanye noneho uyu munsi rwose sinzi ko ndi bubigenza agakozi ko mu rugo se njya mbona kanyirebeshwa ukuntu ariko ikibazo ni akamenyero ubu yahita amenyera nta muntu utabimenya wo muri karitsiye asundi ubu nakihanganye ndabike ariko none ntabwo byakunda pe ukuntu numva ndamutse rwose ntabwo byavamo nimamagara Max aramenyera nimamagara Claude arahita avuga ati n'ubundi se kwajya gunyima noneho bigenze biti reka mfe gushukashwa karagahungu ka hano ariko nikaramuka kabivuze nzakica ikibazo se nk'ubu ngubu mananje karamutse kabikoze kakampuza abandi bantu bose nabigenza gute kari njye ubwo wasigara mwirukaho uyu mubiri nawo uzankorera ishyano pe akwikana ihangane muhamagare ako ndamwihaniza ubwo nyine nawe nabirengaho asaba ushaka guhita ava muri urugo Kadogo Karan Mvendan nabitabye mabja umeze bite meze neza wari uri gukora iki nahindi guhanagura amasahani warangije nasoje siko numva uri kunuka ibitunguru nyine namaje guteka tukarabye intoki cyangwa ngo uhite ukaraba umubiri nkuko nyine mba nakase byinshi kandi bafite n'imirimo myinshi kurumva nyine biba bigoye aha ninde wundi uri hano nibwo nkibyuka ntabwo ndamenya amakuru yawe ninde wundi uri hano nitwe babiri abandi bose bagiye heza bose bamwe bagiye mu kazi Christian yagiye muri siporo abandi sinzi ahantu bagiye ntabwo bambwiye mva naryamiriye kabisa mva rero mubwire njye nawe turi inshuti hari ikintu cy'unyaka ngo ngikwime ubwo rero niba nta kintu cy'unyaka ngo ngikwime nanjye nizere ko ikintu nakwaka utakinyima nabajanye mfite nta kintu nakwima pe kandi urabizi ntabwo kigoye rwose utaza no kugira ngo ni n'amafaranga cyangwa utari ngo kirasaba amafaranga umva Kadogo nkubwire rero ibintu ngiye kugusaba ni ibanga ryacu twembi nta kibazo maje asubize ko nanjye ibanga ndigira nukuri ndarigira pe siko nta bantu bagira banambaza ngo isengo muteka iki simbi babwira umva ari ni ibiki byo guteka iki byo ndubikubaza dokera ukiza nabonaga shawuri kabi nabonaga umva uri kabi nkibaza ahantu mama yagukuye nkumva ndahabuze nabonaga ntazi ukuntu usa undi ndeba ego ku mana yanjye n'ukuntu usigaye umeze neza hano dushobora kuba dufata abakozi neza kuko ntabwo izi fresher rwose zaba ari gusa naragerageza n'ukuri bitewe n'abandi bose nagiye nkora hano ga ari ku mwanya wa mbere nizere ko rero ikintu ngiye kukwaka nanjye utari bukinyime kandi uzambikira ibanga sibyo kurangana niba ubyemeye nizere ko utari bubihakane nyine biba ari bishoboka ndabikora kurabizi ko nta kintu nakwima ko se nakwima kandi nanjye
kujima n'ibiceri mva rero mva mana yanjye sinumva nabuzantera ariko ndi kumva nshaka yuko aka kanya ukinga inzu yose ukaza tukajyana mu cyumba cyane ukajya kumusasira icyumba cyane gusasira ndumva mfite ubunebwe uyu munsi pe ko mama yambwiye ngo ningagire muri ba byumba byahariya ngo muzajya mubyikorera none mama wungu barahari none arabibwirwa n'iki ko wahageze hari kamera ziba hano yarambwiye ngo ibintu byose nzajya nkora bitemewe hano ngazajya bimenya azajya yamenya se arerekwa ariko nawe wagira ko kwigira ikigoryi siko ariko yambwiye azajya bimenya se nyine yaguteye ubwoba kugira ngo utazagira ikintu kibukora ariko ntago yabimenye none se uriya se areba mu mitima y'abantu cyangwa se ahangaha hari kamera bayahasize iri bumwereka ibintu byose byabereye hano niba umbeshya ahubwo we abaye ahari oya yagiye cyangwa akaba yagiye hafi akaba ari yaza agahita kubona oya ntabwo yagiye hafi numvaga yo kuvugana na papa wawe ngo barajya muri misiyo ariko sinzi nimba ari ibiki ariko ngo bazamara iminsi ngo itatu rero ko ngo rwose nta n'ikibazo ateye wowe kure ibyo nkubwiye ukunduze nkwereke ku gipangu ariko harafunze icyo usanga igipangu bane we ndabwiye funga inzu yose kuburyo n'umuntu uzabona ko nta muntu uri muri uru rugo ibintu byose unabyanure nari nabyanura ahubwo ubwo reka mfunge gerageza kabisa ihutishe kare kose se ubundi nigiraga make icyo nzi neza ni uko agomba kumpa ntago ngiye ubushyuhe rwose mbyukanye nabwirirwa na rwose reka noneho n'iri zuba happy ntago byavamo kado uramba pe umaze no kuba mwiza warangije ntabikoze zose nafunze ngiye kwereka utuntu rero mbwire niba utuzi kugira ngo umenye niba ngewe n'ikintu ndi bugusabe waba ukizi nacyo ikibazo ngaho ufunga amaso wayafungure utuntu uratuzi ndabona nuzi pe si ya miti mukecuru wafataho imivuduko se ariko uri umusazi mukecuru urabona anywa ibi bintu ibi se barabinywa kandi mbona bya binini byo bifunze ko ibyo byose nabyo ni ibinini utambwira ko urinjije bigeze kuri uru rwego pe byambabaza si ibinini si ibinini kado ibi ni ibinini neza niki hari ibindi bapfunyika ko ntabwo uzi ibintu ego rata ni super dipe cyangwa cucu ntabwo uzi ibintu bita agakingirizo wenda wowe ugiye kunyicira umunsi rwose agakingirizo ego rata nuko tuba tumeze yanumva ngo rero ngo kuri radio kuri ka gatushi kanje hari ukuntu njye nashifunguye kuri Kiss FM mwumva ngo rero ibiganiro bajya bagira ngo kwifata n'ibyanga ngo mukoreshe udukingirizo nisugo ukaba uri kumvuna mu mutwe bigeze ahangaha ushaka ose kwifata byakunanira kwifata ko no byakubwire kado umva nkubwire gengeye kugura kandi mu masegonda make ube wanyumvishe ututuntu badukoresha bakoresha imibonano mpuzabitsina mu izina rya Yesu kugira ngo umuntu arinde kuba yakwandura indwara cyangwa se yatwita bitateganyijwe uko unyumva neza ni ubwirinzi kadogo rero ngiyewe rwose wanyemereye twabisezeranye nakoze no mu kiganza umbwira ko rwose ndi bugusaba uri bubinkorera ngiye rwose umva nkubwire ngiyewe nizere ko rwose bwumvishe icyo nshaka kubwira Vacyari suri umuganga wigisha ibintu byo kwirinda da. Ariko si kingiye kandi nshaka yuko tujya gukora nyine ibyo bintu ndi kubwira. Nuko ndumva ndamutse nabi. Mibonano muza? Ubundi we ntabwo ujye ubishaka.
njya mbishaka yego nese sindi umuntu ariko nyine nuko rero harabona atari no kubibogare kadushuku waritse shamfasha sibyo kumva meze nabi mero tuvugisha kandi njye ntakubona nshobora no kuza kugira ikibazo cy'iki se kandi mama ashaka gusanga narembye ari we wabitera yahita kwica cyangwa kwirukana rwose ntabwo byakora kunyirukana wibizanamo ntawe koresha ubundi buryo batanyirukana none se njye no kubera iki njye ibintu ndi kukwaka wabyanze njye ntabwo nabyanze kujya kugusasira ntagenda nkagusasira pe ahubwo ukambwira ukuntu gusasa njyewe ndashaka yuko tugenda ukambara kano kantu tugakora ibyo nakubwiye njye rwose ukanzimiriza umuriro mfite kuko ndumva nimereye nabi kanzana amazi ndakwiyamye amazi niyo nkwatse ese yakuzimiriza umuriro neza nawe njyewe mvuge uvuge niba ushaka ko wakwirukana byo byibagirwa pe nase mero reka tuvugishe ko njye basi ndaguha n'amafaranga ariko ibintu byajemo amafaranga ibyo ngibyo ntabwo nabyanga ahubwo ikibazo nawe rero amafaranga buriya amafaranga ari meza buri ngahe se ngo nze kugura ibura reba nari mfite n'ikibazo oya njye nafite ikibazo nshakaga amafaranga ngo nguremo memory card nshyire muri ya telefone nukuri kumva amakuru birandambiye umva memory card nta no bwihenda pe memory card ntabwo yarenza 2 ariko ngenda guha 10,000 10 harya kandi bamemba 10 nahemera ariko ubwo rero nyine ni wigira umwana n'akazi kawe ndahita nkoresha uburyo rwose mama kwirukana direct nyine nawe umva ikibazo iki ni hamwe kwemera ndemera pe ku 10 ntabwo narihomba ariko ibi bintu sinzi ukuntu babikoresha umva ese uko tuvuye kutara gukora ibintu na rimwe nyine nabikoze kera nyiri muto byandi byo gukina iby'abana uye rero uyu munsi ugiye gukora ibintu by'abantu bakuru noneho ngiyewe ndanakwereka video zindi bita porno wari wazireba kandi nta memory card mfite sibyo nakubwiye ngenda zifite muri machine yanjye noneho urebe ukuntu abandi basore babigenza ubwo nawe acting nkabo uranyumva neza cyumva kado 10 ryanjye bararikorera utazi kugira ngo 10 ryanjye nukuza gutungaho gato ugenda barakubeshye anga nta muntu hari nta muntu uri buze vuba nta muntu uza kurya saa sita ndabizi rero nzi ko tugiye kwisanzura kandi humura rwose ibyo ngibyo mva n'ibintu byoroshye mani cyumba ari ikibazo mu cyumba ngiye ntago makunda uyu nta kibazo aho ngaho twanabikorera muri izi ntebe mani twanabikora muri izi ntebe aho wumva ukuntu bigiye kugenda genda woge rwose ibyo bitunguru bigushireho ndi kumva biri kumpumurira nabi ubundi uzengurize no kuri ya mavuta yanjye na parufe wisige kugira ngo nyine mbe numva uri kumpumurira nk'uko nshaka kagenda bikora ihute kandi wonke ku buryo iminota 5 umva ameze nabi ni ukuri pe iminota 5 sibyo ariko urayama mbere nta kibazo